Zaburi ya 25. Mana yanjye ndakwiringiye. Nyagasani ni wowe roho yanjye irangamiye. Mana yanjye ndakwiringiye. Sinzakorwe n'ikimwaro. Uhoraho, ni wowe umutima wanjye urangamiye, ni wowe niringiye Mana yanjye. Ndakwiragije sinzakorwe n'ikimwaro, n'abanzi banjye ntibazanyishimeho. Ntihakagire n'umwe mu bakwiringira ukorwa n'ikimwaro, ahubwo abaguhemukaho nta mpamvu bazaba ari bo bakorwa n'isoni. Uhoraho, menyesha inzira zawe, untoze kugenda mu tuyira twawe. Nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose. Iminsi yose ni wowe niringira. Uhoraho, ibuka ineza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo nyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugirire ubuntu bwawe Uhoraho. Uhoraho agwa neza kandi n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya abaganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho ni urukundo n'ubudahemuka, akabigirira abakomera ku isezerano rye no ku mategeko ye. Girira izina ryawe Uhoraho, maze umbabarire ibicumuro byanjye kuko bikabije. Niba hari umuntu waba atinya Uhoraho, Uhoraho amwereka inzira agomba kunyura. Umutima w'uhorana ihirwe, n'abamukomokaho bakazatunga igihugu. Ibanga ry'Uhoraho ribwirwa abamutinya, maze akabamenyesha isezerano rye. Amaso yanjye mpora nyahanze Uhoraho, kuko ari we ugobotora amaguru yanjye mu mutego. Nyerekezaho amaso yawe ungirire imbabazi, kuko ndi inkeho nkaba n'umunyabyago. Akababaro mfite mu mutima ntikagira urugero, gira umvane mu magorwa ndimo. Reba akaga n'imiruho mfite, maze unkize ibyaha byanjye byose. Reba ukuntu abanzi banjye ari benshi cyane, n'ukuntu banyanga urunuka. Rinda amagara yanjye undokore, singakorwe n'ikimwaro ngufiteho ubuhungiro. Ubuziranenge n'umurava birankomeze, kuko ari wowe niringiye Uhoraho. Mana, gira ubohoye Isiraheli, uyikure mu magorwa yayo yose. Nyagasani ni wowe roho yanjye irangamiye. Mana yanjye ndakwiringiye, sinzakorwe